vuga ibiraho ntango nzi kubigira Eric sinzi uko umuntu byari ngo mbaze kugenda nikira mane ni Sankara uko Thank byari you shout. kugenda byari Gusa kugenda ariko riri gahoro Eric nawe wamwumva kuko Eric yaragera pe nyine kandi ndabyibuka ntavuze yuko inshuro yabaye zigera intwari muri acisha bugufi nabivuze tesha navuze nti yacishije bugufi ni intwari nukuri yacishije pe bugufi aravuga ati nubwo nanjye nakomeretse ariko uyu muntu gusa nk'umuntu nanone ku mugani wa twabanye riri pupe umuntu wo kukubabarira kuryarya yakubabarira koko byanyabyo bikuye ku mutima yego byamujemo kuko hakuryarya biba bibi rero kurushaho nawe kandi reka mu mureke bishwana buriya nawe nabi reka zamubara byamuje muri mbari ibyo ngibyo yego thank you shout nawe niko bigomba kumera yego nawe muri bizamubara deko byagiye cyo nabazaga wumva kugira ashire video zawe hanze uvuga ngo hari icyo mwabanje gupfa ko umuntu mwari inshuti agatazishira hanze bivuze ko mutari muri inshuti nyine nimo nyine twamaje gushwana ahita yifatanya n'abantu bose ariko kira nibyo njya mbwira abantu nje umuntu niba mwari inshuti mugashwana agashyira ibintu byawe hanze uwo muntu ntago muba muri inshuti burimo aho ngaho hagati Erega yanyu Tesha haba hari muba n'igihe mubeshyanya uburakari pe bukora ariko nk'uko hari ikintu wigeze kuvuga cyiza abantu bajye bibuka thank you ibyiza shout my babaye love kurusha God ibibi babanyemo of course ibyiza mujya nukuri pe mubyibuka nibyo abantu rero birengagiza riri ibyiza benshi barabijugunya na n'ikintu abashaka umuntu araza agahita akubwira ukuntu nta keza kawe ukibaza riri umuntu ndi araza umugome nta akibagirwa kantu buri kimwe keza cyose nigeze ngira wamukoreye ndi umugome sinshaka kwigira nibyo marayika nanjye hari abantu bandakaza pe ariko nta nkumva keza kabisa murebe wapi thank you Fiat simba afata mu ikibirega maraso nuko yanjye banaza bakavuga ku umuntu ari umugome ukibaza nimba nta na keza umuntu agira umuntu yaba ari inyamaswa nagegeza agira we ni hatari cyakoze sha ariko mana kira ariko kira abantu turi ntashima pe mana yewe eri karame amen nukuri wowe judisha fata umwanya ubitekerezeho ukumva Bosikane bakureke utuze igihe kizagera nyine wowe wumve ko ukeneye nyine kugira ngo ugire kuko numva nawe naho waba utaniye nawe ubaye nyine ubaye uri kumuhora ko wamusabye imbabazi akazi kwima byaba bingana nawe ko nawe utari kubabarira nyine uvuze ngo mwese mwaba muri bamwe rero nimba mani kandi sinzi mwebwe muri kubivanga kirama njye nashatse ko twiyunga mani nicyo gihe mbikuye ku mutima naciye ku bantu batandukanye kugira ngo mbone biva mu nzira arabyanga so none se mujya mu mabare gute kandi Jewe aribyo Eric nshaka twiyunga Eric sheri ngenda kumva kandi ndakumva cyane umubabarire we atanashaka umubabarire ahubwo imbaraga nyinshi ba Kiramani bari kugushyiraho bakazishyize kuri jihadi akemera ko ahubwo ababarirwa kwa cyangwa mu nawe mise mbitekerezaho nanjye ariko hari ikindi kintu mutari kumva nuko jihad atari hano ngo kuko Eric we yamaze kwerekana ko afite umutima wo kuba yakiyunga na mugenzi we nuko ari mageragere reka nkubwire bucura sheri nuza ari semuhungu njyewe turaziranye igihe gito muzi naramubonye ari na jihad turaziranye ikindi kandi jihad we tunaziranye deep down shu jihad nawe si umwana mubi ni umwana mwiza pe ikindi kandi nagiye nicaranye na jihad ngo azambwire semuhungu nabi avuga ati wenda semuhungu ibi nahise ngiye twigeze twicarana nkamuvuga nabi oya pe oya mwembi ntawe ujya uvuga undi nabi usibye hano kuri rezo sosiyo gutya sha eri nako eri ntago ngiye kuguhimbira sindakumva umbwira nabi Eric nako jihad na jihad ntabwo ajya kuvuga nabi kandi na jihad jihad na Eric bari bafitanye connection yabo ahubwo bose ntago nzi satani yabateye okay bikoze ubwo turaryerekeza kuri ikosa mwese amakosa yanyu mwese muyashyire kuri satani kuko nawe ntaba yoroshye ni satani ariko nawe yaragora oya ntabwo satani oya ariko kira uzi kuba wari inshuti yanjye magara mu gitondo ugasanga ndi kukuvuga nabi oya kuko Bosikane bite Bosikane ugahita unyandagaza icyo ni ikigaragaza ko hagati yabo harimo umwe utari inshuti na mugenzi we uko byagakwiye ko baba inshuti kuko inshuti za nyazo ikibazo mwagirana cyari cyo cyose uramuhiga ibibi by'umuntu yego oya aho rwose nakumva nanjye sinjya numva ko inshuti za nyazo zikundana koko bucura niwe uvuga ijambo rizima iyo umuntu muri inshuti magara wa mungani Eric yakunze umuniga cyane undi we akamufata nk'ibisanzwe ko the guy could run after him ashaka ko basubiza mu mubano you understand
tesha sibyo, reka tube honest. umutima ufite nubwo wagendanaga na jihadi, nukomeza kumva bino bintu, ntago simushinjije, oya Imana imbabarire, simushinjije, ariko urumva yuko jihadi ntago kuba byonyine adafite umutima wo kubohoka ngo yiyunge na mugenzi we ni ikigaragaza umutima mubi. Simushinjije umutima mubi, ariko yego icyo kintu cyonyine kigaragaza ko hari ibintu Bucura, hari ibintu twaganiyeho na Kiramani kare tuvuga ngo eske umuntu wakennye yari yarakize n'utarakira nyine twabereyeho. ndamubwiye ni umuntu wakize agakena agira depression yo kutiyakira ngo yumve ko yacisha bugufi akorere abantu yarushaga ubushobozi icyo gihe. Impamvu bibaye ibyo bintu babyita kwinangira umutima. yego Kangaruka inyuma gato, hari abantu bakoze jenoside akaza mu bantu akavuga ati njyewe narishe ndemera icyaha mumbabarire, bakamubabarira akagaruka muri sosiyete agakora agatera imbere ubuzima bugakomeza. Uwo muntu aba yarabohotse ku mutima akemera icyaha, n'abo yagikoreye bakamubabarira bakongera bakabana. Hari umuntu utabohoka ku mutima, ahubwo kugira ngo abohoke akinangira umutima akumva yuko atavuga ngo mbabarira bive mu nzira. nibyo nyine, icyo ni ikibazo, kandi ni ikibazo gikomeye cyane 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 cyane, kuko uwo muntu naramuka avuye mu ikosa yari arimo araza akora irindi rirenze iryo yakoze. Bivuze ngo niyo mpamvu nababwiye ngo imbaraga nyinshi mwe kuzishyira kuri Eric. No, uzabona umwanya wo gusura jihadi gake gake. Burya iyo ubwira umuntu, iyo ugira inama umuntu uhozaho, sibyo? Ni ugukomeza kumubwira mukamubwira kugera umunsi azumva ko koko umutima w'ubohotse akemera kwiyunga na mugenzi we. Njye nazamutse hano nakomeje kumva Tesha nyine abwira Eric babarira mugenzi wawe ibiki n'ibiki, ariko mu by'ukuri niwumva urumva ko Eric we nta mutima wo kwanga kubabarira mugenzi we afite cyangwa wo kwiyunga na mugenzi we afite, ahubwo ikibazo kiri ku ruhande rwa jihadi, sibyo? Rero imbaraga zose inama zose zikwiriye kujya kuri jihadi gake gake, nta no kumuforsa, azagera aho abyumve. Njye nemera yuko nubwo umuntu yinangira hari aho agera umutima ukoroha burundu. Thank you Bucura. Imana ariko umuntu yangwa n'Imana guys, umuntu yangwa n'Imana. Umwana w'umuntu nakwanga ntuzagire. Ariko ngenda bizi bizarangira, ibi bintu bizarangira, abantu tubona amahoro. Of course. Satani Ni nuko bivango nanga bizi, kandi izo live za kera yabaga ziri harazizi. Boss kandi uyu nguyu yaba ibyo bintu no kwenda tutaramurira mu ngabo, ariko ibyo bintu yabaga bizi. Bro bavuga ngo bagiye kunkira bari kugasonga, bari kugasamba ngo bagiye kunkuna bro. Man bakangura live gwera mu gitondo kugeza n'injoro. Eric wangira moderator. Wangira moderator gatoya. Ushaka kuboroka abantu. Ariko ndakanoses. Umuntu witwa Sankara ni moderator. Umuntu witwa Dad. Ndera nako ndi moderator w'ibeshyo. Ni uri moderator Sanka wabivuye hose. Waba wimpaye. Ntabwo ndi moderator uri kumbeshyo. Yakwereka abantu bari gutuka abantu bari hano, kandi twe turi gushaka ibintu biduteza. Moderator. Ni Ari. Sankara backup. Uziko umuntu uri kubikora ari Sankara backup ntabwo ari wowe. Ari yasigaye tukana se buriya. Ariko mama la Miracle naguhaye amagift nshimira wikomereze. Sheri wanjye. Ese niyo mpamvu nageze ko yawe ni Sankara de Premier. Ni njye ukugejeje aho ngaho. Namuhaye gute noza kuba moderator. Ntabwo mbizi. Ngira moderator ndakwingenza. Ariko abantu banga kubona ari ibisambo wa mugani ko batari gutanga. Urabona turaye tubaganiriza. Babari umugire akanya gato. Ariko ubwo buri umunyarwanda ngaho uri kumuganiriza wowe bayifata. Oya njye iti n'ubujajwa butampaye agaciro. Murashonje mujye kurya. Mama la Miracle reka mugeze ku gihumbi baza. Yego sheri.
sibyo? guys mu mitwarike mama na Miracle agiye kuba modeta mwese Ngiye kubaha ibyanyu. blocation Thank na you, Big boss Fish. Icyo bita blocation na buru ngiye kubaha ibyanyu. boss Esha. kabite Oui, daddy. nibutse ko umeze neza Good. boss kandi se katavuga cyangwa ari kuvugira mu ntacyo nyuma mvuze Wabimpaye cyangwa Nanguhe gift Yes, we rero tesha warebye ukankunda yesu we mpita nibuka ko umeze neza cyane ako tesha nanjye reka buriya dufitanye isano. Junior Giti niwe dufitanye isano. Ese Sanka urabizi ko Junior uriya mugore yarongoye ari umwene wabo wankwanye. Banzo nkandeho. yes we Kandi Junior yarananyandikiye ariko Sanka nawe. Tesha, merci beaucoup chérie. Ako ibaza abantu bose twegeranye boss kana. Daddy bari kumbwira kuri charginga menya bishizeho. Riri Andebe dore ni recharge. ntabwo byashiraho rwose Eric no babikora kwa Bya boss. Eric ngira moderator ngo nkure Kugera ego kukanabyo nakoresheje nakoresheje imyanda yose yuzuye hano. urabibikuje bya bintu kanabyo nakoresheje hariya. Auto faire Boscan yanze kuvuga kwiyamye n'ibyawe byose biguturuka. Arise ni ese ni Arise ari hano Umva byaranabaye byatari Daddy we nawe ubwo se buriya we wari no kunyira ko nari kubona ko amafaranga menshi. Yarya n'inyoko. nararusimbutse none Wararusimbutse hariya nari ndikubwira DJ ni we nakira mwari kuba mu. Riri uri kubwira. ni kure koko riri yarakaye Iwacu ni kure cyane abantu bose bari kumwe ngo banyweye furutanga. wallahi nangoye 90 ndavuga imodoka yanjye yangoye furutanga nagwe Ba Eric se ko bazanye amakarito 20 y'amazi noneho bo banyweye na furuta. ndavuga ahantu imodoka ingwera 90 ni he erega mani shaho ibintu byose Daddy uturabyo rero nitwo nisigaraniye I'm sorry my love. nakundi nagize ngo bya bintu turacyabifiteho Oya mbifiteho naba naguhaye nare nakana kayo. mbawe barabibika niri wanganze ukanga Ariko rero kira nzagushimira sheri humura. Ako riri ntago warakugira moderator. ugahuguza sinakugize moderator uri moderator byanze yuko mbroka iriya njajwa yashonje. No mama la Miracle kira ushaka kwitubona amaye nk'intare n'akana kayo gasigara bamwe. Ako wasanga yakugize moderator kuzamura ariko natikinge buriya buntu bwose. Kuko ari umuntu ugira moderator akaba yazamura atamutinga bikagusaba kuactivatinga ziriya options zose. muravuze ngo Jihad azatabira 31 ko mana Oya Jihad azataha vuba kubera Imana we yasha ariko mujye mureka izo nindiri kubyandika Tungewe Jihad ni inshuti yanjye kandi ndamukunda. Ibaze ko Bazerike kira ku munsi papa wanjye apfiraho bro nagiye kumva numva baravuze MC ntanabizi nk'uba wicaye ngo Jihad yohereje ubwabyo bro nabaye surprised noneho nyuma ndavuga se bamurekuye ari hano nsigara ndi kumuhiga mitamutara n'umushiki wiwe ahita ambwira ati Jihad niwe wari wakunumyeho man. Eric byanze ushobora kumblokira uyu muntu ngiye byanze yukumbroka abantu. Imana yo mu ijuru n'isengesho ryanjye Jihad arekurwe pe Jihad ndamukunda mana yakohereje ururabo kandi ari muri gereza ari muri ibaze bro ibaze nawe ngaye bazi ukuntu yakuzirikanye kuriya nanditse hariya ngo data mana Jihad Imana yo mu subiramo uwo muntu urebe Imana yo mu ijuru nsenga Jihad izamuhereze kuri revu yakanga ariko bitagaragara usibe kuboroka abantu bose batari gutukana ngo ugende uboroka uwari wese ririnda ko kuri Imana izamubabarira kandi Jihad kandi azataha mu izina rya Yesu kuko ndabizi ko Imana ireba mu mutima we izakora igikwiye no kuri pe ndacyari kukarebo kacu n'umunani kuri n'amafaranga y'irwa nanga mana Jihad Imana simbizi
nose gute ndi kwarivuga 18 n'ibifaranga byose nirwa na noneho njye bambwenga imyaka 5 narinzi ngo bayemeje man ahantu narindi numiwe imyaka 5 ntabwo man umva guys mureka amarangamutima ibyo nibyo bamusabiye ejo baje no ejo mudashaka gusubira bakamukatira igisubitse ariko nyine kiriho murabizi neza tureke tuve okay eri basivugana n'Imana yawe umusabire gufungurwa iramurekura Imana irahari jihad okay umva reka tuganire tureke uburyarya sibyo tuvanirike kuri ibyo bintu kuko noneho mwe muri kuvuga gutyo noneho bavuga ko murabizi murangira yaravyivugiye ko arebwa ibyaha 9 bitandatu ibyo babonye bigomba ibyo byase bigeze byumva nyine ntabwo uri kunyumva riri none ndacyo kubabwira n'iki musabe Imana basi bamukatira ibisubitse ataye ariko murabizi neza mwese murabizi ko jihad si shyashya hari abantu benshi yarazengereje wenda ngerekana ivane ariko murabizi ko neza hari abantu yazengereje ndetse dukomorusha tujye dukoma n'ingasi ariko Eric tujye dutandukanya berekana neza ko umeze neza kuri Eric tujye dutandukanya umuntu uvuga ikintu kubera umutima mubi n'umuntu uvuga ikintu kugira ngo yitwikire kigashiduka cyavuyemo ibindi bintu jihad yakoraga inkuru kugira ngo nyine asetse n'abantu sho nugutwika Eri nugutwika murabizi ko ari abamama yarazengereje hano yatuka murabizi oya ni n'ikibazo gusa Tesha urabizi wowe nk'inshuti ye n'abandi bantu murabizi ko ari abantu yazengereje sibyo n'abandi bantu bose bakunda jihad eka okay kambivuge gutyo sibyo ariko nimwumve ko ari ukuzanamo ibintu by'amadini niko nje nemera kuko niko nizera batubwira yuko muri Islam Imana ntago ihuguza umuntu nta nubwo imurenganya nimba arengana nkuko dukomeza kumusabira kuba yasohoka mu by'ukuri azasohoka koko nimba arengana asohoka atanatinzemo bucura ibyo uvuga nibyo 100% nanjye ndabyizera ko iyo umutima w'umuntu kuko twese rega njyewe Eric araza kambeshya nanjye nkaza nkamubeshya